Kwa hano wambaye ubusa. Tebere ibintu wambaye kumisa. Ufite ikibazo? Aho yambise ko busa wagira ngo uri ku mazi buri munsi. Hano kugira ngo bakurebera. Bande gusa. Bakubwire none. Uzikora. Niba urambiwe uzasohoka. Inzira yakuzanira cyane. Uzasohoke. Sasa. Neza pe ubwo bw'amuntu wanjye rurangije neza rusenye ngo nzasohoka. Ntabwo nshobora gusohoka. Uri kubyumva neza? Urabyumva? Ahubwo kanze nkwereke. Usohora. Akunda umugore wigize ibiki? We. Utebya kurasa. Uri muri iki? Nawe ndekurana se turi muri iki? Namba ari uyu mugore waje hano. Umva. Genda. Ugiye taza kubisubiramo. Nagenda mu cyumba cyawe. Ngaruka kwenda iki? Ubundi ugira ubwenge cyangwa ntabwo ndi umugore urumva sindi n'umuyaya sinzi yaba umukobwa cyangwa umukobwa byita ariko muri ibyo byose nta kimwe cyo musaba cyonyine ni uko wavana ukagenda ukanara kubwira ubushize n'umure ku muganga. Birashimishije tu. Ukuntu usigaye usa umugaragara bisigaye bituma numva kuki utari kumenya igisubizo cyane ni ukuri rwose ngiye igisubizo cyane ngiye kuzajya nkubona hano mu nzu nyine buri munsi gusa hano mu nzu tuganira buri mugoroba Nikoneze ngenza mu kumutsaye. ubuzajya ukora mu bitambaro Ibitambaro bikaba umusatsi wanjye urasa nabi abizi niba ngo niba nikoreye ibyo y'ibisheketse nibwo byitaho niyo mpamvu rero maze gusura nifashe agatambaro byumye ngashyiraho maze tubona ko akazi kagiye no kugera mu kazi rero niyo mpamvu akenshi umuntu aje bitambara ariko n'ibintu byo ndabona ifaranga nzajya muri salo bikagenda neza. rwose ubusa mbabara ugira ubwisubizo Asundi koko ukurikije kuri ubundi ubona neza gusa se ufite izuba aho uri kamubwiza ukuri uriya mugore impamvu bituma wumva gushaka urabona ko muri mwiza urenze n'umugore wanjye kure Marco neza bibona muzitse kwa muganga aho nabonye maze koze nizera ko ari umuntu gutaha nkurikije uko ameze araza gutaha nta kibazo ndagenda bizi ariko abakobwa baracyari kumwe ahubwo se ntabwo ujya kumusimbura ntabwo ngiye uriya mukobwa ndamwizeye nzaba njyewe nishe bofrere ibintu tuganira kuko bimaze iminsi nkubonaho nka Marita hano izi minsi mbona mufite agakungu katari keza rwose Viviane aje akamenya kiriya kintu yazabona cyane wowe urabona ndahandi nka mukuru we ariko munyereka isura itari nziza sinushobora kugerageza byibuze umuryango washatsemo ntubone ikintu kirimo bibaye na byiza Marita wamusezerera akava hano rwose nkurikije uko mbibona kuko yazagusebya mu muryango waza njya kuryama tukajyana kubisubira njya kuryama tuzabisubiramo
Iyo umugore ashobora kuba yarantaye azi ko nzashaka amarinde n'iki, mpamvu rero ugomba gushaka tukabana ku buryo nawe naramuka yari mu byo kugaruka azabona umugore ati ndashatse akamubwira. Uriya mugore nta kintu atwaye. Nta kintu atwaye ku rwego rwe, ariko ntabwo twana kumbara nawe ntabwo avuga ubushobozi bwawe. Uriya mugore ni icyumanzi. Ni icyumanzi kimwe kitabaho. Ariko nawe rero sinzi ababuze ubwenge ko ntabwo mbona ukuntu umugabo mwiza nkawe atamwitaho ngo icyo atuzi. Mukwereka nawe ntabwo uri mubi. Ariko mba ntamukorera. Ariko mureke ngiye mbabarira umbwiye ngo yego. Njyewe turi mu matuye mu cyaro. Ariko byoroshye kumuhamagara nkamubwira ati ise umunsi umwe tutaza tukagenda tukamureba tukamusura nkamukwereka. Ibintu byose bigomba kuba ahubwo wabanje kumbwira yego. Ushaka kuzana gusura umuhoro? Kweki. Mbese ko wamubwira ko umuntu tugiye kubana n'umugore tugiye kubana. Asa n'umuhanzi abaho gutyo gusa. Reka mubasirire ikibazo kuko turaganira cyane n'ibyo ngibyo ushaka no kubisubiza, ariko ari ibintu kandi sobanurira nde niba nasize mu gisubizo cyacu. Uriya mugore ntabwo mwarigeze musezerana cyangwa? Uriya mugore twarasezeranye. Nurusugura akaba ari kumbwira ngo tubane gute kandi umva mwarasezeranye? Twarasezeranye noneho nibutse ntekereje n'ukuntu ubukwe bwe bwampenze nitwerereza mu nshuti igera ku hoteli n'ipasa muremure kugira ngo muri ubukwe bwe. Numva rero ntabwo byakunda gusezerana. Ariko ntukagira ikibazo. Kumva ubu yarantaye ntabwo yandi urugo. Yarongeye ko ndamutse ushatse tukabana ubwo urukiko rwahita ruri impamvu ruheraho kubera ko buri wese yatangiye ubuzima bwe, yaba njye natangiye ubwanjye nawe yatangiye ubwe, urukiko rwahera kuri ibi ngibi rugahita ruduha agatanya. Ibyo rero ngo yarakwiye kuba impamvu nziza iri butume urwo rukiko Petit frère se murashaka iki? Kugira ngo ufite w'ikibuga bikamanza n'ubwo icyo nshakiye. Amakuru se bimeze bite kumpamagaye? Yasha mani oya narimutse ntabwo nkiba hahandi. Narimutse ntabwo nkiba hahandi reba. Oya ariko n'undi nkaho ari hafi. Reka nkwereke. Ihindukira sibyo usubira inyuma. Usubire muri iyo kaburimbo. Urumva? Usubire inyuma koko, usubire inyuma. Nugera ku kazu k'amazi kandi bavomesha. Ukati ibumoso. Umanuke. Gende n'intambwe nk'eshanu gutyo uragera ku kizu bari kubaka cy'ishansiye. Nyine bataruzuza. Nukigeraho urabara ibipangu 1, 2, 3. Urugo rukurikira rwaho ngaho ari akago gatoya gafite agapangu kamwe abafunguye. Nuhagera uhita umumagara nze murebe naho ngaho. Sawa mukanari. Yo, ni petit frère. Yaraje kumusura handi nabaga asanzwe narimutse kandi arabumva ashanje. Rero nagira ngo bitagaragara ko ari njye nyirabayazana mfashe wenda muherekeze kuko urabizi ko petit frère yamusaba umwanya kumusobanurira neza akabizi amusanze aha kugira ngo amusobanurire kugira ngo akajya nyirabayazana mfashe muherekeze wenda aze kuza mbanze gusobanurira byose. Ndetse ibyo namusubiza nta kibazo. N'ubundi ntabwo ari guhita ataha ashobora kurara. ariko icyo uvuga n'ibyo umugani we n'ibyo umugore wawe igihe azagira ngo ni wowe mubi. Nzagira ngo ni njye nyirabayazana.
ikibazo rikanyura ubwo bwo ari n'umwanzi abamubona nacyo tukeneye ngo n'icyo turaza akomori kuva ryari usohokana na sobuja ngewe nsohokana na databuja hari undi se utari we Marita ngewe nkoyo narababonye ubwire n'imyenda mwari mwambaye ubwire n'aho mwagiye Kristo yari yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umweru wowe wari wambaye agakanzu kajya kuburura ndetse n'ikimenyimenyi kugira ngo byemere neza wowe wanyweye kanashi we amafiyesita